gukuramo ngo abamuvura no bazamwica byose biriho perezida hari ukuntu kiba ari ikiganza gikomeye cyafunguye kikagira gute by the way hari n'icyafungwa n'amafuti ye wabyumvishe nabi hari n'icyafungwa n'amafuti ye bikanavuga ko yita General Fyeka General James Fyeka wazarende yaguye mu Rwanda ngurimba yahaga se n'ikimbere ya perezida kandi umuturage nk'abandura aho ngaho gusa wenda yasumbye gusa biba byiza niyo nk'uburundi bwakubaka politike irwanya inzigo n'inzika ariko niba perezida ndayishimiye akita Pacifique ninahazwe ngo amucyurira ngo bwakina kwashi ngo ni kwashi ngo nawe ngo yabaye munayirware ngo nawe yarwaye kwasi ntabwo ari uko bategeka live from Mabuso ayiwe abana baraho Bunyoni ni umusirimu akaba n'umukire afite amafaranga menshi cyane yajyaga mu ntebe za zahabu inkweto za zahabu Bunyoni arakiza afite n'umukire ku rwego rurenze ntabwo ndi butinde kuri byahuje Bunyoni bigahuza na Mbayahaga kuko Ndayishimiye mufunze babanye ku rugamba so uraza guhambira dosiye kuri Mbayahaga ko Ndayishimiye afunze nafunze Bunyoni ari umufunze umwe bagize n'uwo mubatije urabihuza gute urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefo bizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795885655. Ari kugenda atora mitende niko abarundi bavuga ngo no gutora mitende cyangwa se yoroherwa. Bamwe bakavuga ko byaba ari amahirwe menshi ariko abandi bati cyangwa se byaba ari nka katana none. Batangiye gukoresha ku buryo mu minsi mike nabonye abatebye bati ubundi umuntu agiye gutaha atarabanza koroherwa ati mu minsi mike aterega twe twanatangaje ko yorohewe atariko noneho biranze avuye ku biryo umusaza. Bavuga se ko gatangiye korwa agiye gupfa oya kashobora guterwa bati batangaje ko yatangiye koroherwa ati mu minsi mike ushobora kujya kumva ati wapi byanze ati ariko minsi yashize twe twabonye yatangiye koroherwa none byanze ariko hari n'ibintu ntarinzi byatumye nanabimenya Marshali ntago nenzi ko umugabo twa Marshali General Furu Mutama tumwarabo Kifyoti ntago nenzi ko yabatijwe na Mbayahaga yego ati ico cyose ushaka ariko ukeretse amateka yubatse akagira ubwiherero bw'inzahabu akaryosha isi ariko hari nandi mateka yubatse kandi nta wundi azoyakora ati generali wacu yahungiye kwa Nyumba Kumi nta nundi generali Fura afise ibigenda n'ibitagenda imbere no hanze mu gihugu azohungira ku mugabo yiraririza icumu ahari mu bitaro Igitega aracaremvye gusasi cyane agwajwe n'umukenyezi wiwe n'abana biwe icumba ciwe kiracunzwe cyane abapolisi barenze 10 abaganga bakabuhariwe mu ngwara zo guhema nibo bariko bamukurikirana guhema no guhumeka guhema nuku guhumeka okay ubwo nga guhumeka urakoze aha nuwize araminuza ivyahamuka afadikanije nishira hamwe mpuza makungu oni baramugendera burindwi benshi ngigero yicaha n'urupfu Marshal bamusabira basaba umukuru w'igihugu ko yo mutezurira ko nuru mwishe si ruto baratanguye kuvuga ariko arongorera gake ico munsi y'igitanda kwinyegezayo vyatanguye kugabanuka ko nutuguvu sikirenga ati aha turi hari abandi twese tuzigendera atari Apotre Mbayahaga yarakwiye gusimba kumusengera ko yari umugenzi wiwe wakadasohoka igihe yugurura cangwa yinjiza inzu yiwe yita ko ari ikirimba kiri mu busoro Apotre niwe yahasengeraga yirukana amadayimoni mu izina rya Yesu atubu rero aramukeneye gusumba kirya gihe mugabo sinzi ko bizomukundira ko yamwise igifyoti
ko nta bami baba amahasa. Burya Apotre abitse amabanga menshi ya Bunyoni, ati gusa Imana imuzigame azobituyagire muri kazoza. Gusa Apotre Mbayahaga nawe ugomba kugira icyo ukora nk'umukozi w'Imana. Ntago nembizi ko ari wamubatije warubizi. Burya abanyagihugu bagirana yabo. General Prime Niyongabo niyo wambariye Perezida Ndayishimiye arongora. Urumva? Prime Niyongabo w'umugabo w'ingabo. Mbayahaga yabatije Bunyoni. Buriya ntureba nuko mwisesengura ngo bitoroha gusesengura iwanyu. Cyoroha usesengura kuri. Kuko nta maranga mutima kugonga. Ariko naba byashobokaga basesengura bagasengura iby'iwabo n'ibyabo. Twamenya byinshi. Rero niyo mpamvu intambara zihuza abavandimwe abene igihugu abagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo unashaka unazigendamo gahoro. Yego. Kuko buri ukuntu isi yubatse Sandrine nako societe yacu yubatse siritu nko muri Afrika by'umwihariko. Tugira ibisanira. Ibisanira ntago bigendera ku maraso. Buriya umuntu mwakoranye imyaka 10 your workmate your classmate ni gisanira cyawe mwaruganye muri douche kuri shuri muri boarding mwagize gute. So no kuvuga iki rero ntabwo ndi butinde kuri byahuje Bunyoni bigahuza na Mbayahaga kuko Ndayishimiye mufunze babanye ku rugamba. So uraza guhambira dossier kuri Mbayahaga ko Ndayishimiye afunze nafunze Bunyoni ari umufunze umwe bagize n'uwamubatije urabihuza gute. Ikindi abantu bagomba no kumenya nuko ndibuka dufata nk'urugero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashyiraho komisiyo yagabanyaga yasaranganyaga amasambu mu Mutara. Ni ibintu biba on record ariko izo record ziragora kuzibona ni kera ariko nabaga mu Mutara kwanzwe nabikurikiranaga ubona ko yeraga. Ndibuka abantu babyibuke neza hari igihe Perezida Kagame yavuze ngo ikiganza cye urumva cyakumuriro kandi uzakora hazashya. Yego. Kuko hagabaga amasambu abakomeye abagenerali bandi ibintu nk'ibyo ngibyo. Turimo kujyana. Turi kugendana. So ikiganza cya Perezida hari ukuntu kiba ari ikiganza gikomeye cyafunguye kikagira gute. By the way hari n'icyafungwa n'amafuti ye. Wabyumvishe nabi. Hari n'icyafungwa n'amafuti ye. Urumva mwabanye mu bibi mu byiza sorry. Igihe hageze mu kaga niwakamutereranye. Nova nicyo nanjye ndimo gusobanura. No windi swadinga. Bunyoni yabatijwe na Mbayahaga niho nshaka kugera. Afungwa n'ikiganza cya Perezida. Yego. Ikiganza cya Perezida ijisho rya Mbayahaga rikurikirana ikiganza cya kumuriro cya Perezida. Ntabwo rikikure cy'inkebebe Bunyoni. Ntabwo gikurikirana uriya. Inkebebe yafunze benshi kagira gute Bunyoni yawe igipolisi. Ayobora Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yabarizwaga muri igipolisi ngira ngo aba premier ministre Bunyoni yakishije bangaye ko yarafite gukiza abantu. Hazajya bandika muri commentaire bavuga ati Bunyoni yigeze kwivanga muri dossier amaze abantu barakira musaga abantu bapfa abantu Bunyoni akiza abantu n'iki. Aba ba Bunyoni ba Desire bari Desire w'amahoro sim ari abasirikare benshi bo mu musaga amazina ariko uw'amahoro iryo zina banza ribaho. Urumva? Il faut faire attention. Rero nta no kumwishima hejuru kuko umuntu n'umuntu. Gutora mitende ni kimwe. Kuvuga kumucira urubanza uko yoroherwa ariko agiye gupfa giye nk'umuntu wize science ntabwo umuntu ugiye gupfa yoroherwa. Ntabwo nge mbibona gutyo. Yego. Oya nta n'uwamugenera igihe azapfira nta wamuremye. Ariko icyo ntabona no kurira Bunyoni cyane kuko iwe yaririye bangaye. Abamubatije bagize gute. None ubwo ntashaka kugira inama Mbayahaga nga balancing ngo Bunyoni ngo na Perezida. Kandi bitakunda. Gute se? Ariko abantu simze abantu bajya bakinisha Perezida. Perezida n'umuntu ujya ku balancing ngo Mbayahaga. Mbayahaga se Ndayishimiye bahuriye he? Mbayahaga ni ndumuzi abazwe ki afite umudugudu ayobora ngavuga ati wenda uyu ni ubutegetsi bwa decentralize niba nabuyobora kuyobora icace. Yego. By'amacacu ugiye kubigiranya na Perezida. Ubucuti Perezida wavuga ngo turi inshuti. Oya. Perezida se mu bicuti nkande namunagane. Kuko asengeri wawe imwe bikugiza umuntu ugiye kuvuga ngo ntiwarekura Bunyoni kuko namubatije. No abantu bajya bandika kuri social media bashyiramo n'ubwenge. Buriya ntabwo nabisomye ahantu ngo mbe nanabigenzura nta nyungu mbifitemo. Yego. Ushobora kwitwaza icyo yibwira ko uziranyeho n'umwe mu bayobozi b'igihugu ku isi. Ntabwo yugo uburenganzira access kuri we. Byo kwigira byo. Nta nubwo wanavuga ngo reka nkwereke noneho. We yaba nabishaka. Urumva? Inzego zimurinda za protocole zo zikabyanga.
akabona ko atari ngombwa na communication ye yego yahitamo kunyura hano izo security yiwe ikamushira mu wundi muhanda kandi we yumva ganyura hangaha ako kanumva ako kanwa kumvisa yego nkubwije kuri ntakubeshye Sandrine cyangwa mbeshye badukurikiye n'ubu tubaha perezida uri umusazi perezida n'umuntu ukomeye mu gihugu cye ku isi yose n'abantu batagera kuri 200 yego uzi ncabwenge zifite uzaba general ku isi umubare wabo ukuntu ungana uzaba ujye muri church GPT nanebe ko yamenye umubare wabo miliyari na miliyaride uzaba herwe dufite abo Forbes irwa yandika na Financial Times perezida ni bangaye uzaba ibimine ko bangana perezida bihugu ni bangaye ngurimba yahaga se niki imbere ya perezida kandi umuturage nk'abandi uraho ngaho gusa wenda inda yasumbye gusa kandi cyangwa akagira amahirwe kugira igikundiro kuri perezida kimwe muri ibyo ngibyo uwaseka mbaye ahaga nutifuza kuba umwishikira ko ndayishimiye mu bundi tutabyishe nta numwe kandi nawe utabyishimira ibyo umva ndayishimiye bahamagara wese ngatahe n'ababirirwa bamutuka bagira gute gutya agafata telefone uhita utaha yego byihuta cyane none ko haye kaze n'umuyobozi w'igihugu bayahaga na perezida na Bunyoni se afite ikiganza kimeze gute nyine nimba reshara afite ufite petri ikomeye mu gisirikare cy'u Burundi yewe no muri aka karere niwe wageze ku petri ikomeye buri afite uwo mwihariko wiwe nimba reshara ubundi uri iyo bakoze conversion soma petri yiwe mu yandi mapetri niko mbona babyandika na BBC ifite iyo nkuru ibivuga gutyo ariko Marshal ya Bunyoni rwose uzashakisha no muri Google yibona ariko ibyo ntago bihagije uri Marshal kubera igihugu uri Marshal kubera n'ubuyobozi bw'igihugu ugomba kunyenyekea niba ari mutumvikanyeho na perezida nabyo ni ikibazo kutumvikana perezida bihindutse ikindi ikibazo baragufunga nyine ni ikibazo ahubwo gikomeye ni ikibazo kinakomeye cyane ntabwo ikibazo cyoroshye hanyuma kumuvugiraho rero ngararwaye ngagize gute nawe uzarwara ubivuga mu bintu bya rudahatse kandi kuba barasiko gupfa banamufungura perezida ashobora kumuha imbabazi presidentielle sibyo gusa Bunyoni ngo yajyaga nawe amuhamagara kuri bonane ati mbe mutama wabona bazamuhamagara bazamuhamagara Bunyoni ubukubaganye bwayibuza gukoraho mbega abana baraho sha ese urinde ari n'abavuga neva bafite ubwoba arengiye mu Bunyoni live from Mapuso ayiwe abana baraho Bunyoni ni umusirimu akaba n'umukire afite amafaranga menshi cyane yajyaga mu ntebe za zahabu inkweto za zahabu Bunyoni arakiza afite n'umukire ku rwego rurenze niyirambire rwose yewe ntabwo nya nifuza ikintu kibi ku muntu wari wese wa mugana wawe ati nirumuriho ntirumworoheye ati sinajya kwifuza ibirenze bityo kandi wa mugana Marshal ati burya hari igihe umuntu aba yarakoreye abantu bibi igihe cyagera ko nawe abicamo akavuga ati burya biriya nakoze ni iki gihe cyo ko ngomba kwicuza ahubwo nkuri agomba kubera abandi urugero bakamenya ko abantu baboreza igufa baba bazahura n'ibibazo ubuse ninde urusha Bunyoni amafaranga n'umurusha nta umurusha peti muri bariya bose ba ofisiye nta umurusha amafaranga sibyo biriya bigira byose yakwiye kubabera isomo ariko n'ubu barakikaza yego barakikaza bakikomeza niyo yapfa nawe uzapfa abantu bagakatirana rwo gupfa nta muntu wavukishije n'undi ku isi cyangwa azamukure ku isi umuntu agira urugendo rwa cyaro rutangira n'igihe rusozereza hanyuma kurwara umuntu agomba gutora mitenda koroherwa turabona ko ahubwo itsinda rikomeye ry'abantu bazinzobere mu kuvura barimo kumuvura agenda icyo nkuramo gukuramo ngo abamuvura no bazamwica byose biriho katwitahire Marshal utaje mu rugo genda wenyine cyangwa nawe ntugire aho ujya ikintu sorezaho oya gutaha mu rugo uramenyeshwe ikintu sorezaho cyanyuma nuko nanabonye ngo haje icyo kinako yigize kukivugaho nimba ntibeshye ngo haje itsinda rishaka kwica Ndayishimiye nabonye bavuga ko ashobora kwicwa ngo ryitwa Rapide ngo rishaka kuzakuraho ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD kwa Bob Rugurika harya ntiwigize kubivuga aka kantu ka Rapide oya Rapide namuvuga nk'umusirikare wa Ventura w'umukoloneli oya Rapide rero ngo yaraje ngo yitwa Rapide umutwe umutwe witwa Rapide ngo uyu nguyu ukaba ufite intego yo gukora ubutegetsi bwa CNDD-FDD yego bamwe bati ariko nanone Marshal n'ujye uvuga ati perezida n'undi muntu ni umuntu ukomeye cyane ngo bakica Ndayishimiye ati ntago ari umuntu wo reka nta washobora wo gukinisha azaba perezida muri Afurika bapfuye uko bangana ni bangahe se bishwe
nuriya bakuyeho Mbarose Soko bamufunze arimo kwinywera ikawa nubwo bavuga ko yikuyeho agashyiraho abashaka ibyo ni indi dosiye buriya Sandrine ntabwo numva perezida buzise ariko nta departement cyangwa ntuze nta faculté yiga presidence akoze Mana yo mwijuru abantu bagira igihugu kikagira nka independence y'imyaka nk'ijana urumva ugasanga afite abasirikare perezida nka bane batanu uzimbaga baraciyeho abaperezida abantu bakomeye bakora rugurika kase ngo yakora iki kuri Ndayishimiye erega kurwanya ubutegetsi ntabwo ari modeli igezweho yego ahubwo ubutegetsi kuba bukora ubutegetsi bubi noneho bikanjandra bigatera bikabyara ababurwanya ntabwo haba kurwanya ubutegetsi haba impamvu itara kurwanya ubutegetsi yego sibyo ikindi kurwanya ubutegetsi urugamba rukaba successful ntabwo bikopera wabonye abantu muri Sudani bafashe presidence RSF Rapid Support Service niko yitwa Rapid Support Force RSF bafashe Khartoum umudurumani bafata presidence na airport na buri kimwe cyose none se Sandrine ko byabananiye gushyiraho ubutegetsi mu kibazo kurwanya ubutegetsi s'ubundi buriya nk'urugurika arashu Burundi inshuro ubundi bwarashwe cyangwa se basuranyemo ko zihagije arashaka iki cyo gusenya akahugu nka kariya ngo bagapfusha ubusa ese ubundi kuki rugurika nafite ikibazo no Burundi rugurika no muhanga ese we boss wari pe harya ya radio publique africaine urumva n'umunyabwenge yana power Sandrine ya power ya telemetero akisazira neza akagira gute urumva kujya gushwanyaguza Burundi ku mbunda aho Burundi nabwo bukwiye gukora impamvu zituma abantu babuhigira kuburasa bakanoza ibintu barugurika bagataha bakagira gute hari amaradiyo yasenyera rimwe na RPA mu gihe cya kudeta 2015 yasubiyeho amasanganira aravuga buri kimwe cyose biba byiza niyo nk'Uburundi bwakubaka politike irwanya inzigo n'inzika ariko niba perezida Ndayishimiye akita Pacifique ninahazwe ngo amucyurira ngo bwakina kwashe ngo ni kwashe ngo nawe ngo yabaye munayirware ngo nawe yarwaye ntabwo ari ukuntu bategeka ugeze aho ngaho erega leadership ni ikintu gikomeye leadership irigwa leadership izamo talent leadership izamo inspiration leadership ni ikintu kigali cyane ariko zimwe muri rema zigize embo leader urumva ni ugudahuranishaza inzigo sibyo kubera ko uzumva president batoye bavanga ni president wantoye n'utantoye yego ntibarano butumvaga ibintu kimwe nabo ntibuzabyumva kimwe ikibazo kiza kuba wenda batyoza ubutegetsi abatuka perezida bagira gute simbibona ko hari ishema cyangwa ubusirimu ariko nanone nk'uburundi bukwiye gutekereza bugacingoniza makavuga ati se abo muri 2015 preto ubwo ni inziga ihoraho icyambere bari bagiye gukuraho yarapfuye Ndayishimiye bagiye gukuraho cyo si kimwe kuba yarapfuye urajya kurwanira ishyaka ry'umuntu wapfuye ryiki nk'ubu ngubu avuze ati sinavugaga rumwe na Nkurunziza naramwangaga none yaranapfuye ushaka ajye ku gituro cye kujya kumusaba imbabazi bigende gute ntago byakunda so ibyo nibabireke nkuko urumva bashyire igisa na Moneste baganire kandi hagira ababigiramo uruhare n'abandi nabo gufunga umutwe ariko muri aho ngaho tutabona niyo mbaye muzagira gute ntago ariko abantu bakora leadership leadership kizavuga ugashyira agapira hasi ukabahambo amafuta wabyanga rero urimo kurema impamvu barugurika baza kabarwana bikanavuga ko yita General Fyeka General James Fyeka wazarende yaguye mu Rwanda murakoze yabahuje ubu uraje mbwire ngo na General ariko ni nabiyita da sibyo reba Fyeka moye ubwo yagiye gusa ikanongereza urumuri aho amazuru yakuraho ubundi hajya wundi iba ari kamituga nini ntuza wabona yitwaga nde rufure kanini rukumeta ariko nese usanga nkubeshya siko babitwa niko bitwa ariko nka yitwa Fyeka ahora gafyeka abantu mashabare tugata Fyeka nuko nyine byagenze ya masha ndagushimiye cyane Imana iguha umugisha it's a weekend nizere ko uyu munsi basi unjyana ahantu hantu haba urumva ya bintu byoga mu mazi ya hantu haba ansira we mbabarira uyu munsi ni kwa kangahe
kwa gatanu ejo sha mfite safari mu Mutara harya ejo ufite ya safari nejo sambwiye on dimanche naribeshyaga yigo okay naribeshyaga nanjye ariko ejo nshobora kuzagira safari yo gusura abantu bari mu magororero b'abanyamakuru yego ntubwo umuntu uzansuhuriza mu igororero subwo n'indera cyuma aratashye bambe ntuzuri si cyuma se pa cyuma ninde uriya nje nzajya Jean Paul yaratashye gusura abantu ntuze ba mu igororero rya Bugesera ijya Bugesera ribaho iririma iririma harimo inshuti yawe handi harimo abantu inshuti yawe inshuti yanjye si ninde atari Sarongo ubu Sarongo afunguye na musore ariko ibintu bisigaye bimbonera iki usigaye nta rukundo ukigira kankihorere Marsha ndagushimiye Sarongo yamusura akanyiherekeza akanzana mu modoka akanyeze Kigali ibibazo umuntu herekeza umuntu muri 30 urumva twajya dukorana ibiganiro ariko sha Sarongo yigeze kuncanga njya kumusura ngiye kumushaka ibintu by'ubupfumu nsanga nteguriye synthétiseur Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo bari ku isabato arancurangira n'abana be barabizi cyane gucuranga mbura umwuka w'ubupfumu mbura iki n'iki Sarongo kuraje kure gukora umupfumu kwa umucurangira ukambwiriza hari ku isabato ujye no mudivantise ibintu nkoze nibiki ati burya twe tukora mwuka w'Imana nabuze ikiganiro pe nanjye ngiye gushaka yarakishe cyose arashyizambye aragishwana gusa ngiye kure apotre nanjye kure umupfumu urabonye nka apotre ariko rero si mwanza mparaye kuvuga abantu neza Sarongo akabimfura burya yego abantu batazi Sarongo simbi Sarongo n'umuntu mwiza w'imfura cyane ugire ukabona ikaze ukabona iki niki buriya Sarongo yajyaga akora n'udukorwa kw'iterambere mu karere ka Bugesera agafata nk'agahanda akashyiramo nk'akaburimbi agafata abantu agabana za mituwele Sarongo simbizi ariko azashyira afungurwe no mubona uzamusuzuma uti Marishara aragusuhuza ariko nanjye ubutaha nzajyayo muzagenda ryari ku cyumweru maybe tomorrow if tomorrow not ntabwo tuzavugana ntacyo ari nka dimanche ubwo twajyana Marsha ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha wireba ku masaha kuko niyo yakweduye pe nakweduye amasaha agiye siwoza ibigoro bya fieto uzambwira ngo ninkwereke uramureba fieta ne fieto feka ni feka ni fieka cyangwa oya yitwa fieka no gufyeka uzi aryo gufyeka no kurambika gufyeka no kurambika no gutema ikintu yana cyo cyose yego gufyeka nuko wajya mu rutoki ukarushyira hasi nyine yiswe fyeka nawe urabyumva rwa mufyese rero urabeho wakaze cyane umwami akorera mwakire ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.